ni ukuvuga ngo rero indabo ngiye n'itegeko n'ibisanzwe ngomba kuzibona kuri Saint Valentin utanazimpaye ndazigurira kugira ngo mubyumve ko bizeye utanampaye kuri Saint Valentin ndazigurira havuga ni hey I have received that's great kutoroshye ndazigurira kugira ngo imitima y'abantu barike nikora na surprise nkigura na champagne nkabishyira oh my heart byahe ko wabyiguriye shoti yanjye turazigurira babyita gukanga dukanga adversaire twihaye care icyo ni kimwe ariko numva nabiteguye cya mbere mu rugo hari kuba ari mu rugo iyindi akaba ari gift nakohereza aho nkahereza ku kazi oh my god ashaka romantique pe nkunda gift ku kazi ikagusanga ku kazi bamaze kwikoresha inshuro nyinshi wowe bamaze kwikoresha inshuro nyinshi hanyuma rero kuri gift rero akanyohereza ikanzu ntabizi agakanzu karumati azi size yanjye ikanzu ndetse n'agakweto n'akantu ko mu ntoki ngomba kuza kuri dine nambaye ibyo bintu mba ndanyuzwe ibyo ndanyuzwe cyane oya uretse ikindi hasanga kuri dine waneguriye buke that's all ibyo birabaye kuri njye aho ngaho natajya mu ijoro ntapfuye icyo nifuza ko yampa ni ukuri uretse urukundo n'ururabyo nta kindi ndabanza mbaze byonyine mufite abakunzi kugira ngo abantu barebe YouTube channel baro babengutse batangire baterete are you searching me or not no we are not searching ufite umusheri yes ufite umusheri ndamufite ariko ntabwo ari cyane ntabwo ari cyane ndamufite yewe cyane nanjye cyane umuzwi we turi mu mwuga washatse barazamo bagakuramo utari cyane bakafata buriya iyo inzu yubatse itubatse neza ugira ngo ikagenda muzi ko simuzi ko nzi guteka simuzi ko bikunda uzi ko gutekera ibikunze ntabishobora oya uzi ko bikomeye ahari yo no mida ngiye gukora nka chifu nuko ntawe ufite utarabikora ni ukuri kw'Imana birakanganye intoki ziratitira byambayeho umunsi byagenze gute byambayeho turagenda arumva hello muraho neza mpaye ikaze bakunzi ba Claire Mbabazi uyu munsi murabona ko twambaye umutuku ndi kumwe n'aba sisters hi sisters umeze neza ndashimana so njyewe ni Claire Mbabazi muranzi muramenyereye kuri Claire Mbabazi aba ni abavandimwe bahera ku buryo bwa nyibwire Esther cyangwa bibwire nitwa Esther nanjye nitwa Mida Ndikhanse abakobwa bose mubona nanjye nitwa Dua rero niyo muntu twatangiranye YouTube channel tugitangira tugishutisha telefone tugitangira twaraharwanye cyane kuri ibyo tumwemo kubwo akazi twakoze katoroshye cheers Nakaraho ni keza mwambaye neza ajyanye ni Saint Valentin urabona ni umutima mwambaye umutuku muri ko natandika tujya kugaruka kuri Saint Valentin Valentine dutubwire muri he kuganira tugiye kuganira uyu munsi kuri topic igiye iti abakobwa yemwe bakobwa ni izihe mpano wifuza guhabwa ku munsi w'abakundanye ebuza abakobwa gusa ntibagira cyangwa se ni izihe mpano mwifuza guhabwa cyangwa se ni izihe mpano mwaha abakunzi banyu yes wow ndabanza mbaze byonyine mufite abakunzi kugira ngo abantu barebe YouTube channel baro babengutse batangire baterete are you searching me or not no we are not searching ufite umusheri yes ufite umusheri ndamufite ariko ntabwo ari cyane ntabwo ari cyane ndamufite yewe cyane nanjye cyane umuzwi we turi mu mwuga washatse barazamo bagakuramo utari cyane bakafata buriya iyo inzu yubatse itubatse neza ugira ngo ikagenda ku musenyi nawe urabyumva biterwa uyu munsi turi tariki zingahe enye eshanu kwa anniversaire zawadi
imbuto zike 5 so mumbwire rero niki harabura iminsi 7 9 harabura iminsi mikeya kugira ngo tujye muri Saint Valentin nkanya afite umukunzi unatangiye gutegura nzamubereka are you guys ready ko nzabereka umukunzi wanjye kuri Saint Valentin ntabwo ari nababeshye inshuro nyinshi noneho nababeshye inshuro nyinshi mbereka ibiganza mbereka abavandimwe uzahemukira abantu ntawe ushaka kubabeshya none ubugira kabiri mu rugo rw'umugabo wawe bazabereka mu irugo uzamubera kuri Saint Valentin rero kubera ko ndarushye bigomba kujya hanze so Esther wowe utari gushakisha ntabwo ariko cyane duwa tubwire n'iki wumva wifuza guhabwa kuri Saint Valentin guhabwa tubwire amatwi yose ndagize gutya ariko njye ntabwo mpenze da ntabwo nciriritse ariko nta nubwo mpenze icyo ari cyo cyose ariko iki bararabyo aho ngaho kabisa kuko rutari mu ntabwo byaba byuzuye neza icyo ari cyo cyose ngo uraba rugomba kubanza ikiruherekeje icyo ari cyo cyose nta n'ikiruherekeje nta kibazo se mukundira iki ndabyo ibintu bibora mu minsi ibiri mu bikundira iki ndabizi urashaka mama you have received yes you ufite mama ufite indabyo ufite byose n'amandazi byose wowe you have received irabaye oya nabivuga ngiye turi wabanza agezeho niyongeraho uvuze amandazi uranyutse hari umukobwa wo mu rugo umfasha nyine akazi ko mu rugo yahamagaye umukunzi we arwaye none warangije ngo ariko sheri kuki utari kuvugisha arangije gusa ko nubwo wahamagaye kandi urwaye maze ngo urwaye iki se ngo narwaye nyine narembye mu nda ari kurya none se nkora iki nzi bose amafaranga ry'amandazi niyo amandazi ari niba ari personal niba ari urabivagase arayakunda cyane amarira yari yaje mu maso ari emotion rero n'abantu bashaka kuzahabwa amandazi silivupure muzumve ubusabe bw'abantu baboneka amandazi se bejuga ariko ururabo kongeraho na dejiga umva nkugire inama rero sheri wadura aho ngaho nushaka ntuzigore shikashike zirabaye kuko ari umutuku indabyo ni shikashike z'umutuku zibaho shikashike n'umuhondo yellow yavuze indabyo ntabwo yaravuze izo arizo niyo mpamvu nawe ariko hari indabo ndibuka tuba mu gatsata hari indabo zateraga zabaga zisarandaranda zifite uduhwa ntabwo ari umutuku ni n'amapinki afashe ni mu bwoko bw'amakuru ya pinki ariko ifashe hari ubundi burabo buzamuka ntabwo pinki ntabwo kibaho bwabagaho ubuwonaje ukagira n'umutuku ukagira n'agasabutera n'umuhondo buzamuye burebure bwari bwiza ntabwo ntibubona abantu ubwo simbuzi yesi ndiro kubwumva indabo zo zizi wowe uziri icyazo amashugwe ndayazi oya iyo utarimo cyane ntabwo wantiye ibintu by'indabo najyamo cyane azanye iby'indabo urumva impamvu njya kurimo cyane njya mfite umukunzi utari cyane ntabwo ngenda ntabwo nafata urujya kwiga ntabwo kera muri Saint Valentin artificiel kameze gutya kamwe batanga hermoshenete kera wowe uzakirembere nturakirize akabira ko bana mu ijuru nene akabitse sinzi ahantu kaje kugira none se ibyo nako baguhaye wowe n'icyumvaga wifuza kwakira kugira ngo byibuze dufashe n'abahungu bahangayitse kano kanya babuze ikintu bazaha abakunzi bawe ngewe ikintu numva naha umukunzi wanjye njye ku giti cyanjye abahungu mu buzima busanzwe ntabwo bakunda indabyo abana ni nko gupfusha hari n'umuntu ushaka kuvuga ngo hawo ni kare ngo twiye kuvugana iminsi yashize avuga ati kandi n'umu Fabien Riche bwose bamaranye n'igihe batanye n'abana ariko we yumva atatanye ndabyumva ari gupfusha ubusa nanjye ubwo rero ni muri ubwo bwego mbifata ko abagabo ntabwo bakunda indabyo
oya turi kureba icyo dushaka njye cyo ndaho umukunzi wanjye neka tuyo duha neka abagabo bagenda nabo bakeneye gutara bakeneye gukundwa bakeneye kwiyumva bari bakubebeza bakeneye wa mugani wa style yakoze cyane kumfasha bakeneye abantu babebeza bakunde abakundwa akazi njye numva mufite kuko nawe ntago ari cyane kuko uwo mfite ntago ari cyane sinzamujyana arabizi ntabwo uzamujyana muri 14 ntabwo nabyara koze cyane nawe arabizi cyane nabaye ari cyane namujyana ufite umukunzi kintu uwa cyane umwadu wa cyane bakrete akora cyari igihe nawe jyamo cyane cyenda si nyinshi nawe n'ikiganza azisubira umva ikintu njye nakora mukorera uri muramujyana ahantu place iri romantike hari ikintu akunda kunywa mba nkizi urumva ntakimutegurira nkategura izo ntabwo nazigura ahubwo nabitegura ku meza agasanga biteguye neza amabuji ntoya idasakuza ikintu akunda kurya ntakimutegurira ntacyodaringa aho ngaho muri hoteli ku mafaranga yanjye apana ku mafaranga ye kuri bili yanjye nk'umugabo akimba kuri akuzwa wowe turi gushaka kumva none icyo wowe rega wowe ushaka guhabwa hanyuma ikindi kintu namuha bajya bakubwira mu bwiza ukuntu kubera iki nibyo cyangwa se kumusura oya utamusiye ntibikunda oya nagaseveranse oya ubwire ikindi kintu mbona aho ushaka ntabwo ari byo muri hano umukunzi wawe ngo parfum ngo bashwane ibyo bintu ntabwo mbyemera mujye muri comment mutubwire ni nabyo bino muri ingwe muhaye boxer mukamuhana umva shira wende ngo kuja kujama kandi mvuge iyo muhaye boxer mukamuhana indabyo abine sorry indabyo ndavanga vanze na parfum bashwane ndimo ngo parfum ngo neza henze ego nziza ko akunda guhumura afite amaparfum bamugurira na outfit ngo ishati ipantaro n'inkweto agahumura ko bije ko mbonye bije bayi 500 oya ntabwo uvuga costume nicyo utaho kukuza gukunda uyishoye nta na kimwe ntabishoye rero namusohokana nkabujyana muri place iri romantique mu bushobozi bwanjye mbaye nafite amafaranga kujya muri hoteli nabitegura mu rugo you are so romantic nabitegura mu rugo yabiwe yabiwanje tumwe no kubwira ijambo bavuze umugabo kaza kibona ko nakunzwe ntago abakobwa rero bagomba gusohokanwa n'abagabo nabo bakeneye gusohokanwa nabo kwimva ko nabo bafite urukundo ibyo nibyo watanga wow none ngiye byo yama urabigaruka mu kanyisa banze tubwire nawe uriya yavuze ibyo ashaka guhabwa wowe uzi ibyo watanga tubwire nawe ko bigoye njyewe ku bwanjye impano numva naha umukunzi wanjye ku munsi w'abakundanye ari ibintu nyine bifatika neza nenda hari nawe yiyumve neza bigenze neza muri iki gihe cyafite igihe cyo kwisubiraho yashyiramo akantu k'akabaraga kugira ngo yuzure neza urumva noneho abaye ariko nk'uko bimeze njyewe numva kuri njyewe gift naha umukunzi wanjye namuha isaha kuko ni ikintu kibera abagabo cyane nkanamutegura icupa ryiza nzi yabaye nk'agasembuye uretse gatoya urumva abaye nyine anywa ku kantu gasembuye ukamutegura agacupa keza kari class kuki uri kuvuga watubwiye iwawe yanywa iki ubwira icyo uzamutegura kuko uvuga ngo abaye aza vuga ubu nagari cyane ndavuga ngo tumukunze cyane ngo watari cyane ntazi ni cyangwa ntabwo mwanasangira na rimwe ngo tubimenye cyangwa tubimenye ntacyo ngo nzamuha jibu wait ariko ngopeza ntabwo ari byo guys anywa ve cyangwa akanywa whisky ibyo bintu bibiri nateguramo icupa rimwe nkanamuhereza wash ku buryo nyine kubwa nyine iyo gift iraryoshye njyewe rero kamaze ndimere icyo nshaka uzamuha iki wamufite ego bivuga ikiganiro wavuze ngo umukunzi wawe iki reka maze ibyo nshaka ndateguza kuvuga umukobwa ikintu twifuza ko bakuri Sevalante nyine yabireba njyewe ndi umuntu ukunda indabo buriya abantu benshi mfite indabo nahawe nyinshi pore kutarabona indabo ziraryoha wazazimera wowe ntabwo nkunda zaziguha nataziguha kuri Sevalante ahavuye he ndaziguha ikindi gihe atari kuri Sevalante uzayimpe ko ari wese ya mama
bose nibo uzaba wavutse njye mukobwa wa mbere wagize wavutse mu ubwo muryango na gift bazazihe wowe na gift bazaze wowe niwe se wari urubyaye uri rukunda bari ubwo kari kumubyara mukecuru kandi bari yaratabaye kumubyara uravuga tate ni mbese ya mama wanjye zanyibutse ni ukuvuga ngo rero indabo ngiye n'itegeko n'ibisanzwe ngomba kuzibona kuri Saint Valentin utanazimpaye ndazigurira kugira ngo mubyumve ko bivuze utanampaye kuri Saint Valentin ndazigurira havuga ni hey I have received that's great kutoroshye ndazigurira ntikora kugira ngo imitima y'abantu bareke nkikora na surprise nkigura na champagne nkabishyira abantu nta kintu yanditse oh my heart byahe ko wabyiguriye inshuti yanjye turazigurira babyita gukanga dukanga adversaire twihaye care icyo ni kimwe icya kabiri njye nkunda dine ishobora kuba hari ikindi kintu ahubwo reka ndaje nkivuga ikindi kintu nshaka gusakura kuri Saint Valentin ikintu cya mbere nkunda dine dusangira ahantu dine iri romantike ituje imeze neza iryoshye niba tudafite ubushobozi tukabikorera mu rugo kugira ngo bihenduke ibyo pe kuko nta kintu cyiza nko gutekera umukunzi wawe ariko muri kumabwiza ukuri muzi ko simuzi ko uzi guteka simuzi ko bikunda uzi ko gutekera umukunzi wawe ntabishobora uzi ko bikomeye ahari yo mida njye ngo gukora nka chifu nuko ntawe ufite utarabikora ni ukuri kw'Imana birakanganye intoki ziratitira byambayeho umunsi byagenze gute byambayeho turagenda arumva tujya kuri telefone njye ndita nta kibazo ndita nta kibazo umva iyo utasheri yashara rahamagara uvuze mu kuri pe suzo ko nagize guteka mukurikira ndabizi uzi ibintu byambayeho mutipe yaragiye azana nyina afite ukuntu ameze ashaka kugenda ntabwo ajya apfa gutanga amafaranga no akora umu ex wanjye noneho arangije agera ahantu asanga barobye ibintu byinshi by'isamba indungu n'amasambaza abatayazi n'isambaza akoze ubundi bwoko bw'indungu zigiramo udukwa izo sambaza gato ibikomeye ibimeze nk'ifi nyafi ariko rigatoya n'isambaza gafite amahame menshi cyane mo imbere noneho ukuntu biryoha cyane mu isupu cyane abantu umusosi wayo babiteka mu isosi nyine bakabirya harabirya bakabiteka bakabibasha akabimera ko ngiye ku nkarya nkajya bishyira mu gashishura ngenda nkora gutya agahora kajugunya sinageze kuyirya nanjye hamwe ati ramira ndabizi uzi guteka ntekera inshuti yanjye umutekere umusosi yanatetse umusosi ubishye ninajya kuba navuka namushyiramo amazi menshi nazi ko biri ari umuntu tuwe minota 10 bihiye umusosi agakama amasambaza aracika bakavaho gutya udutsi gaduhagaze cyangwa sikwete umuntu uzi ndasabye ko byarananiye uribuka umunsi umwe mu ex umuntu yazaga ahangaha bahamagara ngo hari umuntu tuzanye umuteka umureti bari gusuka Joyka Amida sinibuka niwe nabwiye guteka umureti ko special nado yarahari icyo gihe arambwiye gusa guteka gute ukrere ngurabona biratuyobera bwari ubwa mbere ngiye kumutekera umva araza uko igikoni cyane kiba kiri hano ari kubireba sana sister yabiteguye byose gushaka umutekere biranana ni wo munsi natetse ibyo kurya bibishye mu buzima nyoberwa icyo kugira ngo ngewe ndabyibagirwa amasosi yari yavuyeho umubiri wavuyeho ubu hose gaye bahagaze gutya reka dushimire abashari bose duteka nabi bakagira ngo ari sikirete zihagaze gutya z'amasama ngo nihangana n'ibintu biba binabije mutubwire ko biryoshye biradushimisha nyabuna reka musetere iki gihe cy'uwo mureti narawutetse birananira urumva special yanga gufata ibirungo biba byinshi amavuta abamo menshi ipano ugira ngo ni nshyashya iranga biracika arangiraga ukagira ugafata spatula ugakuba gutya ugahanagura agasogo utuntu tuvuta agasanga keza biraryoshye ngo birabishye n'abayo ngeze twihangana n'abashakisha ripone birabishye byarananiye birakomeye so ni hari ijambo mugisha rero nawe natubwire cyangwa undi wese atubwire noneho ubijyanye ubwo rero tutubwira wowe ibyo wamuha ibyo wamumushe byaramuha byarabivuga mu muhanda ibyo wamuha genda vuga mu muhanda ebyiri mbaye mfite amafaranga
kandi ntanayafite. Yego. ubu ufite iki ubu ngubu uhagaze gute Uhagaze neza. urayafite pe amafaranga arakugaragaraho Bwuma. Iranga rikomeye. urayafite aragaragara mumbaye muri comment abazi guha mubuze imbere rero kuna afite amafaranga Narabyibushye se. warabyibushye urasa neza pe urasa kandi n'amafaranga murabyibushye bivuga ko urasa n'amafaranga njyewe rero tubwire ufite amafaranga kuri afite kandi yari iminsi 9 cyangwa uranashaka muri iyo minsi 9 bitwaye iki Aya yari afite ndifashe. Reka tujye amafaranga tubivemo. tuvuga ku bintu uko ubyumva Ndabivuga mu buryo bubiri. Ye kuntu mbona umva nabitegura. Icya mbere mu rugo hari kuba ari mu rugo iyindi akaba ari gift nakohereza. Aho nkahereza ku kazi. oh my god Ashaka romantique pe. nkunda gift ku kazi Ikagusanga ku kazi. Bamaze kwikora inshuro nyinshi wowe. Bamaze kwikora inshuro nyinshi. Kandi icya mbere nuko hari ikintu abantu uretse batazi. Andy wenyine kuri anniversaire Barehereje. Andy Bohereje inuze book ingana ngo iruta ya Ingrid. ingana ngo Ingaro kungu. n'umushiti wanjye nta nubwo yari mu ruri kuntereta Ako birashimisha. oh my god Arimo nakabuteye. Ubundi sinzagira. Ese kuragera mu. Oya na uzohereje ibintu byinshi. Yohereje bouquet, yohereje birthday bouteille, cake yohereje na birthday cake. inshuti umva Nagiye kubona mbona na Anita yanza ari mu kazi mu rugo iyo yohereje mu rugo. Keke n'indabo. ni mu rugo ni ku kazi hari n'umuntu wagize ko nzanyuze ku kazi ninde nawe umushiti wanjye nta musheri Urabikora. uranzana ururabyo ku kazi Aha musheri wa Claire arababyumva. nta musheri uranzana Arabyohereje. Ex wawe nako bivuze. ku kazi Ego. Yibuke. Yabyereje ku kazi mukikora kimigora. Ariko biri Yibuke. muri gift. yarankundaga ati niyo muntu wenyine Yaraje kiganira amateka kuzabara. yawe niwo muntu Uzamubwire nakibona sasa ngura agacupa. ikibazo cyose ko utabivuze cyane se Icupa se njyewe nabirikije kuri icupa. buretse yewe aho uri ntuzigora uzazana icupa riri vide pfa kuba ari icupa si icupa si isuka arimo gute Iyo nta kintu kandi ashaka kirimo. icupa Iyo nta kintu kirimo ni agacupa. Ntabwo ari icupa. ni vide Ni vide. Ubwo ari plastic. ni vide Shasta bayimvange. ntacyo basi Reka tugaruke wongewe Tubaze kandi ibyo ko navuga byose. gashaka gutegura ngewe. Numva umuntu yakagombye kubitegura nyine n'abandi mubonereho yite. Navuga ko impano wayohereza ku kazi kandi rwose mwabakobwa Ari mwabamama iki kivuge. mwabakobwa mwabamama Kivuge. mupejye mwumva ko indabo mugomba kuzaba gusa ni musitani. Nose abagabo bazajya bakira indabo ruko ntabwo bakunda indabo Ndakunda sheri wanje. n'umwe ku Bazikunda ijana mama n'ukuri. abagabo ntabwo bazikunda kumura nicyo kirakemba kuri ikintu kimanzi benye umugabo wawe Sheri barazikunda. no ntabwo ari iyo mpamvu biterwa ntabwo ari n'ibintu ibyo ntabwo azikunda ariko abagabo benshi ntabwo bazikunda kuki se wumva utabimutuga rwose azakira indabo ruko bazishyize kumva Nanjye No. bizambabaza Ntabwo ari n'intabyo byiza kwaza pe. kumva gusa. muzazikorera njye nimuzazizana uzi neza ko Asa naho uzakira Nzakohereza ejo bundi. ni ikibazo kinakomeye ngaho mbaze ngo aba ex n'abasheri bose nagiye tunyuranamo Nawe uzabikora mwakoze amakosa mwarambabaje ku myaka yanjye nta rurabo mwisubireho rwose ntabwo ari byo mugakundana n'abantu bari romantike cyangwa mukundana n'amasadunda basi mubababariye ariko mubwire abantu baba romantike that's one muratubabaza pe cyangwa namwe nta kimwe mwatanze kuki mushaka kwakira mudatanga oya ntabwo bibaho reka Uriya bro. yakora ngiye kuvuga nubwo abagabo badakunda indabo ntabwo bivuze ko iyo uzibahaye umutima wabo bumva utuntu tuyo twaroza ariko ntabivuge urumva ariko ntabwo ari byiza ko umugabo yazakira indabo ari uko agize gute ari uko ugiye kuzijyana hari ahantu habe na gatoya hari uko batazikunda nabe na gatoya ariko ngiye muri gift na makuru Valentine niyo nashyiramo kamwe ariko nagashyiramo ururabo rwajyamo yaba buke cyangwa ataba ari buke ataba azikunda ariko raramucuranga nka rumuhereza kuko n'undi yarugarura mu rugo nkanisiga naranumutakiwe kandi yabona ari byiza yaba yanze ururabo ikiraga no kurirwa n'ubungana ko kuri graduation barubahereza bakarufata
abahungu barazifata yo barazifata cyane arazifata da umuntu barababuza neza wa musore wawe ndamushuje happy cyane urumva ubushite wacu cyane shana bari happy wenyine no Helena ni ndiciri Helen madam Sean Helena we love you turakupenda sana urumva noneho namara gufata urwo rurabo nashira gushyiramo watch nanjye ndayikunda isaha ariko njye ntabwo muri isaha y'ishene ku mugabo ntabwo ari byiza kwambara watch yonyine iyo ufite akaburasa hejuru ubona ari byiza sawa cyane ibyo ngibyo byavaho ntashyizemo isaha bitewe n'akazi n'ibintu yambara nshobora gushyiramo karuvati yonyine cyangwa karuvati n'isaha ariko utugifite dutoya nitwo tuba twiza ntabwo ari byiza ngo mufate isaha mufate karuvati ufate no ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza pe kera icyo gihe umuhaye imwe ku kazi indi akayisanga mu rugo indi akayisanga aho aziri busohokere nyine ugategura ariko ntabwo wafata ngo ubibisize ubundi ahantu hamwe ngenda musa namuhaye iwacu na burasari n'ururabo ubwo namuhereza ururabo amuhereza na karuvati n'icyo wakohereza ku kazi mbere na mbere ubugifite buto nibwo butera amatsiko umuntu aguhaye akantu gato kangana nka gutya aho matsiko arakwicwa mu gihe nko kuva mu mutima aho umuntu wakingana gutya kingana gutya njye nta n'ubwo wagira ikintu nari nibagiwe ni kofi abagabo se ko tutazi amakofi meza ko baba bazi bakunda karite bakunda uruhu cyane bakunda ibintu abagabo bose asha ceinture mutayiza abagabo bakora ceinture none se ko nubona garasoza bitabaye ibyo bintu bibiri nafata na ceinture imwe yonyine ayizingiramo ngende kuvuga utugufite twa makeya kandi tugize gute abagabo bakunda buri wese bakenera cyane ubwo namuhaye ibyo ngibyo namuhereza ceinture amushyiraho kiramundura abakobwa ubwo ariko feje ubwo yagira none ngiye kubishyiraho mu rugo ubwo ndifite ubushobozi nabihereza ku kazi nagera mu rugo rero ko nategura mu rugo ubwo ni special dinner ubwo niba hari abantu bo mu rugo ubwo kutabwira abakozi gatubabiri wenyine ukamutekera ukamukunda koko ukamukunda akaza inkwano se kubera ko se barate ngo barashaka ngo kurara oya ibintu byo kurara mubivuge abantu benshi kuri ibintu byo kurara oya cyakora niba baratazi inkwano iwanyu niyo batarazitanze kazi yako inkwano se ntabwo zisubizwa ariko iyo bagukoye uri umugore n'umugabo oya pa ni inkwano umugore n'umugabo baba barafashe ngo bagiye no mu murenge uri umugore n'umugabo byose niyo mwajya gutya mukajya muri eglise ya Frode ariko bahamagara pasire akabasezeranya muri tente ni eglise ya Frode ushobora kubikora bagiye mu murenge burya yagusenda we igihe cyari cyo cyose mu rugo ukuntu wabigenza gufata n'indabo ukuntu zigira akamaro nubwo mutazikunda mwa abakobwa ufata uturabo ukaducika vihera imbere y'umuryango urumva ukora akarongo keza ubwo imeza ine bashije kuntu usegeje bitewe na saro mufite bazijyana inyuma wanabagabo bakaziterura mu gikari ugasigaza imeza imwe n'intebe ebyiri ugategura buji ugateka bitewe n'ibyo kurya akunda ukabitegura niba akunda wine ukayitegura niba adatari ibisindisha ugashaka juice wikoreye mu rugo ushobora fresh juice wayikorera hari amoko menshi cyane murayazi niriwe nyavuga kuturusha kubarusha urumva warangiza kubikora gutyo yava ku kazi ugakiriye amana ku kazi akaza mu rugo agasanga hateguye gutyo warangiza ubwo mu by'ukuri ugafata amagambo uri bumubwire pe aranahamagaye mwazi muvuze tanga ke umva tubwire du nako Esther wowe njyewe harya nari navuze kubyo namuha rero njyewe kubyo numva ngiye umukunzi wanjye yamuha ngiye ku bwanjye mba numva nyine yanjyana ahantu hari romantike hatuje akazi gake yateguye nyine urabyumva hanyuma rero kuri gift rero akanyohereza ikanzu ntabizi agakanzu karumati azi size yanjye ikanzu
ndetse n'agakweto n'akantu ko mu ntoki ngomba kuza kuri dine nambaye. Ibyo bintu mba ndanyuzwe, ibyo ndanyuzwe cyane. oya Crazy Ndetse ikindi uretse ikindi hasanga kuri dine wanteguriye buke. That's all. Ibyo birabaye kuri njye. aho ngaho natajya mu ijoro ntapfuye. yavuze ibintu byose ndavuga iki Umajye mubwire rero ngegeza ku kintu cyo gutanga guhasha ariko navuze ibyo nashaka njye umpaye ururabyo hakaba hari niyo dine iteguye ntabwo nayivuze mu madetail ariko ishobora kuba ari dine yo mu rugo cyangwa ari dine yo hanze ariko ndakumye nifuza kumutegura cyane ko nzanabibereka kuri Saint Valentin nashaka zayo kino kiganiro cyangwa hajya nako bajye bahaye ibintu ntazakirebe ngiye cyuma shaka gutegura kuri Saint Valentin cyangwa ngo Saint Valentin itandukanye n'izindi Saint Valentin zose nagiye nyuramo zitandukanye nta nubwo nigeze ngira Saint Valentin nigeze Saint Valentin umusheri igihe bugiye twashwanye ego twashwanye igihe Nanjye Saint Valentin ni Saint Valentin imwe y'umwaka ushize nari mfite umusheri izindi ntabwo nabaga njyenyine yambika ariko yavuze ko kumwe n'abavandimwe byabaga biri aho ngaho ese namenya ko yanabaye yabaga yabaye nabivuga ko nyine ariko yabaye zose Saint Valentin twaserebuye zonyine ntabwo nabaga nzi ngo ni ibiki dore ukuntu nzabigenza ndashaka ujya ubona ko akunda gukora ngo picnic date tuzajya ahantu hari nk'akajardin urumva dutegure igitambaro cy'umweru cyangwa se cy'umutuku umweru cyangwa udusego tw'umutuku urumva ukahadekora neza ukawajyana ibyo kurya wine kuko aho hantu mwahakodesheje urumva wine mugategura udutubuji urumva ku mazi urumva tuzana ku gise cyangwa ku kibuye cyangwa se cyangwa hehe sinzi tuzabikora ariko ku mazi tubura ku mazi uzajya mu majako atandukanye niturangiza tugire gute turebe ukuntu twabikora rega duhe umusheri ramujyanye turaza kuza kubisubiramo nyuma noneho narangiza ukaganira kuko ikindi kintu nkunda amagambo meza mfite amagambo meza kubera ko arankunda nkanyurwa nkamubwira ukuntu amukunda abanyarwanda baravuga ngo ijambo ryiza mugenzi w'Imana kuko nkamubwira uwo ari we kuri njyewe nkamubwira urukundo nkunda imbamutima yes bisa nk'ukubura noneho iyo niyo nicyo kintu nifuza kumuha nka dine tuzagira cyangwa se picnic no gusangira utuntu udusnacks abara amasnacks n'akawine cyangwa se agashampanye nagakunda inzoga umusheri wanjye nanuga zishoboye nanuga zinywa urumva aragerageza akawine ntabwo ari inzoga so rero n'akawine gafasha gogora ugeze ubona Yesu akora inzoga ko yakoze akawine sinibyo byose mu vinyo noneho mu mpano numva naha umukunzi wanjye ndeba mu bintu akunze ariko sinkunda impano y'ikintu kitazaramba twako n'ikintu gishira ngo arye ashire n'umushaka ikintu gihoraho ndashaka kuzareba kuko cyo sinakivuga kureba mu bintu runaka namuha ariko mu bintu bya mbere ureba mu binakunze akaba ari umuha niyo dine n'akandi kantu ko nibanga ntabwo nakavuga kuza akamuha atajya kubimenya byose utamukopeza ikintu nifuza ko yampa ni ukuri uretse urukundo n'ururabyo nta kindi wow so reka no mbashimiye nk'uko kumva twagana ku musozo ese gukanda akanyenyeri abantu batabizi batakumviye ari byo kunyohereza mobile money kunyohereza amafaranga nkajya kwigurira ibyo nzagenda nambaye kugira ngo ngende ni nabyo byiza kuko muri rusange ibintu tubona bikenewe abakobwa dukeneye guhabwa indabyo dukeneye ko baduhereza ikindi kintu dukeneye iyo dini ariko abakobwa ntabwo dukeneye kwakira gusa dukeneye natwe gutanga hari abakobwa batikora mami isambu batikoramo akumva ko nta kintu kimwe kimwe yaha umuhungu akavuga ngo araza kumuha ngo aramuraza ngo umukobwa ngo aramuraza abantu batekereza gutyo mufite ikibazo gikomeye cyane gikomeye mwirinde niba umuhungu ataragupfa atari umugore n'umugabo ubu ni muri mu biki kujya kurara yewe ubu uri mu biki iyo ntabwo ari impano ikwiye kuri Saint Valentin cyo mukirinde ikindi nababwira
mukundane mushikame utajya kwa Claude saa 8 ukajya kwa Eric saa 9 ukajya kwa Janvier saa 10 urabura amahitamo mugire stability mu rukundo hari umuntu uri kwa Claude washizemo akadege mureke kujarajara mu rukundo kuko bizabafasha ni mutajarajara naho bashiri banyu bazarega bagira gahunda kuri mwebwe gute mutari hamwe mukundwe Happy Valentine's Day urukundo rwasheke urukundo rwikuze itari mu ryarye vraiment ako do yagiye mukunzi ndakwita kuvuga kuri telefone ngo nyine nuko reka tubabwire mwakoze cyane mukore like mukore subscribe turabakunda mwumve ko Saint Valentin izagende neza mutegure ciao ciao mukore like comment sura ko umushara mudutwaye bye